Ndashaka kuvuga ku mfunguzo enye zikingurira umuntu imiryango iyo yabaye maso. Biragoye kugira ngo umukire aza guhe wowe utagira na bodaboda guha imodoka y'ingo ngo haye imodoka, ariko abenshi bazi guha bareshya nabo. Reka nyimuhe nanjye azayingarurira, reka muha amafaranga nanjye azayamba, reka nishyurire umwana we ishuri nanjye azandihira. Ntabwo ari byo. Jya wiga kubiba mu murima urimo ubusa. Ibitari gushoboka none ejo bizashoboka, ibitari kwemera none ejo bizemera, ibitari byaboneka ejo bizaboneka, ibitari byabe ejo bizaba, amahirwe adahari ejo azaboneka. Ibintu byose wiga kwemera guhangana n'iki n'ibibazo. Impamvu abantu ubona batabona Imana, ntabwo bajya mu by'Imana babitekerejeho, barahubuka, no guhubuka babivamo biroroha. Ntabwo imbaraga zitsinda ari iz'umurengera, imbaraga zitsinda ni izihangana zigategereza. Ibanga mwige gusenga, kabiri mwige guhiga imihigo, gatatu mwige kubiba imbuto, kane mwige guhangana n'iki n'ibibazo. Hari ibintu byinshi bizatuma abantu babona Imana, hari n'ibintu byinshi bizatuma abantu batabona Imana. Icya mbere ni uguhubuka, kajya mu bintu utazi no kubivamo niko bigenda. Impamvu abantu ubona batabona Imana, ntabwo bajya mu by'Imana babitekerejeho, barahubuka, no guhubuka babivamo biroroha. Icya kabiri, kudatindana n'Imana. Mureba, ni ikintu gikomeye yavuzeho umwigisha, sindi buze kugitindaho. Abantu benshi ntibatindana n'iki n'Imana. Abacuruza iyo badafite kwihangana ntibashobora kuba mu bucuruzi, kuko ubucuruzi butangiza uhomba ukazasoza wunguka. Niko bigenda. Utangira uhomba, utunguka, utabona ayo washoye, ariko umutima ugukomereza kugira ngo ube muri ibyo bintu, ugutera kuzabona inyungu muri bya bindi wahombyemo. Kandi iyo ubikoze neza ni wowe uhinduka intwari. Abantu benshi baba mu bintu bagashyuha, ariko no kubivamo akaba ariko bingana. Icya gatatu, abantu ni abafana kuruta kuba abakristo. Amen. Hari igihe nabayemo cyo gufana abigisha, cyo gufana abahanuzi, ariko jyewe ntari nabo umuntu bahahandi. Amen. Rero umwanya ufata ushaka Imana, n'umwanya ufata ushaka Imana. Wowe n'Imana mu mutima bibyara inyungu, abandi bazareba bagatangara, kandi batangariraho abandi basebeye. Amen. Ntabwo imbaraga zitsinda ari iz'umurengera, imbaraga zitsinda ni izihangana zigategereza. Gutsindwa none ejo ugasubiramo, gutsindwa none ejo ugasubiramo. Aho watsindiwe ukamenya kuyitwara, rika ejo ukazasoza cya kindi cyagutsindaga wagitsinze. Amen. Nkunda kubivuga, kera twabanye n'abantu dusengana, runaka yaza ukabona abantu baje tiburi biruka, yaba adahari bakarekeraho gusenga. Nza kubaza, ese musenga umuntu musenga nde? Nawe urabyumvaga nyine, turumva runaka. Ni ikosa iyo uhanze amaso umuntu kuruta kuyahanga iki. Icya kabiri, ni ikosa rikomeye kudategerereza imbere y'Imana ukarambirwa vuba. Amen. Ndashaka kuvuga ku mfunguzo enye zikingurira umuntu imiryango iyo yabaye maso ntarambirwe. Kuko nta wahinga ngo ahita asarura uwo munsi. Amen. Nta n'uwateka ngo ahita ateruraho birahiye. Cyakoze za gaze zaraje zabangutsa turye, ariko nazo zigira iminota zitekeraho. Ndashima Imana iyo mbonye abakristo bihangana. Muzi impamvu mbibabwira? Imana iravuga, ariko hakabamo igihe cyo gutegereza. Kabiri, iyo utinze imbere y'Imana
Imana irakwizera. Nta muntu n'umwe utaratinze imbere y'Imana, Imana yakizera. Ntabwo bibaho. Ibanga ryo kwizerwa n'Imana no gutindana Imana. Kandi isi irabikora. Muzareba abantu babagaragu babandi, ahora kwa shebuja, akajya kumuhingira, akajya kumukorera uturimo, akamufasha muri byose kugira ngo amuhakwe hazamuha ikintu runaka. Vuga ngo muri urwo rugo arahahora. Siko bigenda? Niba hahora rero kugira ngo azabone inka cyangwa isambu ayihabwe n'uwo muntu hakwaho, umuntu akwiriye gutindana n'Imana. Hari abantu benshi kuko turi abahanuzi yifuza ngo aze nkaho aje guca imbere y'umuhanuzi gusa, ariko ntagira ibihe byo gusenga, ntagira ubusabane n'Imana, ntagira umwanya, ariko afite ishyaka ryo guca imbere y'umuhanuzi gusa. Ntacyo bizamumarira, nubwo byagira icyo bimarira ni akanya gato. Amen. Ubundi muri gahunda y'Imana, imiryango y'itorero y'urusengero yakagombye kuba ikinguye 24 sur 24, 28 kuri 28. Ariko kubera ko abashaka Imana ari bakeya irakingwa. Ariko ubundi imiryango y'urusengero yagakwiye kuba ikinguye 28 kuri 20. Hari abazamo amateraniro arimo, hari n'abazana amateraniro atarimo, bagasenga kandi akabona icyo yasengeye. Ariko kubera ko isi ya none tugezemo iragoye, gusenga ni amasaha, ikintu cyose ni amasaha, ibintu byose ni ku mibare, dusa n'ababipa Imana ariko ahandi dutinda, niho dukomerekera, niho duhurira n'ibibazo. Ariko watindanye n'Imana ajya abona Imana. Amen. Rero dufite amasengesho tuzatangira umunsi w'ejo. Ayo masengesho ndabingingira kuyasenga, kuko mu mfunguzo enye zikura umuntu ku rwego zikamugeza ku rundi harimo no gusenga. Urufunguzo rwa mbere ni amasengesho. Iyo amasengesho abuze, ikibazo kiba kivutse. Hari abantu rero bakemurira ibibazo imbere y'abandi. Imbere y'abantu ntiyakemukira ibibazo, imbere y'Imana iyo twasabanye nayo idukemurira ibibazo. Amen. Icyambere, abantu benshi bageze ku ntsinzi, muzumva ko habaho igicaniro cy'amasengesho muri bo naho bari bari. Intsinzi umuntu abona ingana n'igitambo yatambye cy'amasengesho. Muzasome Bibiliya, igihe cyose ab'Imana yahamagaye yatoranije bananirwaga, baravanga hasigaye naho kugira ute, naho gusenga. Hari indwara tutazakira tutasenze, hari ibyago bitazakurwaho tutasenze, hari amakuba n'ingorane bitazakira tutasenze. Ariko nidusenga, hari ibyago bizahagarara, hari intambara ku isi yose zizahagarara, hari ibintu byinshi Imana izakora kuko twagize ute, twasenze. Ingoma za kabiri igice cyaho cya 7 n'umurongo wa 13 haranditswe ngo nindamuka nkinze ijuru imvura ntigwe, cyangwa nintegeka inzige ngo zone igihugu, cyangwa ninohereza mugiga mu bantu banjye, maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga, bagashaka mu maso hanjye, bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzumva ndi mu ijuru mbakiriza igicumuro cyabo, mbababarira igicumuro cyabo, mbakiriza igihugu. Uhereye none amaso yanjye azajya areba, n'amatwi yanjye azajya yumva gusenga kuzasengerwa aha hantu. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Reka turebe no mwanya wa mbere, cyangwa se igitabo cya mbere amusori cy'ingoma, n'ubundi aho twasomaga ingoma za mbere gice cya 4 n'umurongo waho wa 9, tugarukire ku wa 10. Yabesi yarushaga bene se icyubahiro, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati namubyaranye agahinda. Yabesi atakambira Imana ya Isiraheli ati icyambu kampa umugisha rwose ukagura imbago yanjye, kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye,
ukandinda ibyago ntibimbabaze, nuko Imana imuha ibyo yagize ute yasabye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Impamvu dusenga, ntabwo dusenga ubwacu ngo abe twa amateka ahinduka gusa, ahubwo hari ibintu byinshi bizahinduka no mu miryango yacu twasenze. Amen. Ntushobora kuzagera ku masezerano no ku nzozi ufite utakoze ibi bintu bibiri. Icya mbere hari ugusenga, icya kabiri hari ugukora. Gukora no gusenga biragendana, ariko kandi gusenga biba no mu kazi. Ushobora gukora uri gusenga, ushobora kuba uri mu bintu runaka ukabibamo ariko unagira ute unasenga. Bamwe rero iyo binjiye mu kazi amasengesho barayahagarika. Nigeze gukora ubucuruzi, saa sita zuzuye ngakinga, ngasenga kugera saa saba, isaha imwe. Mbikora umwaka wose, Imana ikingisha abandi bose, hasigara jyewe jyenyine. Yabikoresheje umuhanuzi ari wihanuye, arambwira ngo Imana aba bantu bose muturanye uko imiryango ari 8, ugiye gusigara uri wenyine kubw'igitambo cy'amasengesho wasenze. Imana ibikoreye iki? Kugira ngo ikugarureho abantu uzunguke ugira ubuzima, kuko Imana yemera ko bamwe bahomba abandi bakunguka. Aho abandi bapfira niho abandi bakirira, aho abandi baburira niho abandi babonera, aho abandi bakomerera niho abandi borohera, aho abandi batakariza imyanya abandi niho bayakirira. Nubona wapfushije hari undi wakiriye umwana. Niko bigenda. Isi niko yamwe imeze, niko izahora. Duhombera abandi bungukiye, dutakariza abandi baboneye. Nuzajya wirirwa uririmba ngo wabuze ibi, umenya ko ari abandi babifite. Ibanga rero ni rimwe, iyo wamenye gusenga Imana, ntube mu kigare, ntube muri kirabaye cy'isi. Kuko hari abantu bazi kwiruka bashakisha abahanuzi bara ariko batazi gusenga. Mwari mubizi? Mwamubwira ngo dusenge ati nta muntu wayansengera, nta muntu wayankoreye, nkorera kugira ngo yakore birasaba ngahe? Ati urambi 100,000. Ati ndabiguha ariko yankorere. None se ngubaze, Imana niganira nawe izabiganiriye nawe? None se zamubwira ngo kubwayo amafaranga wamuhaye? Ntabwo ari byo. Imana ikeneye wowe bwite, ikeneye wowe wenyine ngo mwihererane, uba ahantu hari abantu n'ahantu hatari abantu. Kuko gusengera mu rugo birashoboka, no gusengera hano mu rusengero birashoboka. Ariko kandi Imana ishaka ngo niba wanasengeye mu rusengero, wongere ufate umwanya wo mu cyumba cyawe Imana iganire nawe. Kuko Imana ni data wa twese mwiza, kandi abayisenga bose irabiyereka. Amen. Gusenga rero ni igicaniro kigomba guhoraho muri twebwe. Guhoza igicaniro, ukiyima ibiryo bihari bitabuze, ukiyima nido kandi hari, ukiyima mayoneze kandi igize ute ihari, ukiyima kurya ifiriti kuko uri mu bihe by'amasengesho nubwo ihumura, ukareka inyama ukajya ku mavi ugasenga. Amen. Iyo wabikoze neza, dore inyungu za mbere. Harimo ubutsinzi bwo kunesha bya byaha twabwiwe. Ntushobora gutsinda ibyaha udasenga. Ntushobora gukiranuka nyako Imana yemera atari gutsindishirije. Ijambo riva ngo nshobozwa byose na Kristo rivaye. Riva kuko umuntu atishoboza ahubwo ashobozwa n'iki? N'Imana. Noneho rero biratangaje kuba udashoboye ntushaka ugushoboza. Ariko niwumva amakuru yuko hari ibitangaza biri gukoreka, urashaka kugifata udasenga, irakiguha. Uyu munsi nyasengera abantu ngahanurira abantu, nkabasengera Imana ikabatabara, ariko ibibasakuriza inyuma bigihari. Kuko niryari bisakuza amatwi yacu batakibyumva, ni igihe amatwi yacu yumva Imana yonyine. Kandi iyo udasenga ntushobora kumva Imana. N'igituma ubukristo bwacu butagera ku gipimo Imana ishaka, nuko tugira umwanya muto wo gusabana n'Imana. Amen. Amen. Amen.
ni abantu bake bashobora kuba mu rusengero akicara ari wenyine bukamwiriraho, ari wenyine akaza akavuga ngo Mana ndashaka kwiriranwa nawe muri urusengero nta muntu wundi, ndashaka gusenga nsome Bibiliya ndirimba indirimbo ningera saa 12 ndasenga ntaye. Ni bake. Iri cyakora mu bandi birashoboka kuko uri kumwe n'abandi, ariko Imana ishaka gukora yose, aya wenyine n'ayabandi, kugeza ku gipimo uzasingira ukuboko kw'iki kw'Imana. Amen. Rero abantu bageze ku bintu bikomeye, ibihugu byagiye bitera imbere mu kumva Israel irimo, byayisabye igitambo cy'iki cy'amasengesho. Kandi ijambo twasomye Imana yabwiye abisirayeli, irabwira ngo nindamuka nshinze ijuru imvura ntigwe, ngateza ibyago, ngemera kwinzige zona imyaka, maze abantu bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga, nanjye nzumva nururuke mbakiriza iki. Hari ikintu nkundira Imana, yaduhaye ikintu gito cyane abantu benshi bananirwa. Ejo warebye karine nari ndimo nsoma amasezerano nayo guhera muri 2011, iyo karine irabitse muri kabati, ayasohoyemo ntaragira no kuri 5 muyanditse muri iyo karine ingana gutya. Ni karine nahawe yari y'ubucuruzi twagendaga duhabwa na Tigo kuko twara abakozi bayo ku mabotiki. Barambwira ati rero umukiriya mwiza turaguhemba karine. Iyo karine nyigiri yo kwandikamwe amasezerano y'iki y'Imana kuva 2011, ayasohoye nabara ntarenza ngahe 5. Hari mwiri nangaga ry'ubupasiteri nararyangaga cyane, wararihanuraga nkava ntandu sinzahagaruka. Kubundi uwo musaraba bita pasiteri nabaye businessman, kajya ngenda nkagira amakamyo, nkagira amaduka, kajya ndanguza, kimuka nkava Kicukiro kuko niho nabaga icyo gihe, kajya njya kuranguza mu mujyi, nanjye nkaba umucuruzi ukomeye. Ibintu by'ubupasiteri by'ibintagaza aho ngaho ntabwo mbyumva. Wavango rukururana ntiyego ratanga gwa 5, wavuga inzi igeretse nkaguha 5, wavuga imodoka nziza ya Benz cyangwa ya yindi Jeep nziza nkaguha 10. Agenda nyatanga muri ibyo mvuzi, iryasohoye n'ubupasiteri gusa. Kubera iki? Ntabwo ari uko Imana itasangirira neza, ariko yabanje ikiri ngombwa, ikigirira benshi akamaro. Kuko umumaro w'imodoka n'umumaro wundi gukora uyu mwanya biratandukanye. Umumaro w'inyubako turaramo n'umurimo ndi gukora uyu mwanya biratandukanye. Imana yarebye iki icyagaciro. Rero iyo tutabizi ngo dutindane n'Imana, dupfa n'amasezerano atagize ute adasohoye. Icyakabiri, ni iki kintu kijya gishoboza umuntu kugera mu by'Imana ivuga? Izo mbaraga zikurahe? Ni mu mbaraga zo gusenga. Umunsi nari navangiwe nibaza ibiri kumbaho byanyobeye, nari mfite iduka rya nyuma yo guhomba iduka rya nyuma twaritangije miliyoni 5, rirashira rirakokoka rirashira, hasigayemo miliyoni 1. Ndibuka narazamutse ngiye kuryama hari mu masaa 3 z'ijoro bikira saa 4, mbwira umugore ngo genda uryame ngiye kurara ku mukeka muri saro. Amarira nari mfite yari menshi, agahinda nari mfite kari kenshi. Miliyoni 5 kuba zihiye ugasigara ufite abana wibaza icyo uzagaburira umugore, byari bingoye. Nta muntu wari ufite imbabazi ngabe yandemera, nta numwe wari ufitiye amasengesho kujya kundarira mu misozi ngo ubucuruzi bubeho. Ahubwo ninjye wari ukwiriye kumenya impamvu y'ibiri kumbaho. Ninjye wari ukeneye kumenya impamvu z'ibiri kugira ute so biri kumbaho. Ndasenga saa 5, saa 6 z'ijoro ndasenga, saa 7 ndasenga, saa 8 ndasenga, saa 9 nananirwa ndaryama. Nsinziriye ndota umuntu narinzi aza yerekejeho muri wa muryango wa botike neza aho nari nicaye mu nzozi narotaga. Kimubona ndirukanga n'amarira menshi ndi Eliya we ninjye wakubona ngwino nkwereka ibyabaye, dore iduka risigayemo ubusa. Arambaza ngo niki cyabaye?
ndamubwira nti nagiye mbona bigenda bishira, hasigayemo imiti y'imbeba, hasigayemo umunyu, hasigayemo kirida, dore hasigaye man igihombi iyo cyaje hasigara n'ibitagurwa, hasigaje amashashi icyo gihe yarakoraga, hasigaje na za envelope, kandi ibyo gupfunyikamo nta bigihari, dore ibisigaye. Arambwira ati none urashaka iki? Wumva iki Imana ashaka kunyigisha muri uko kurara hasi nataye igitanda. Arambwira ngo urashaka iki? Ndamubwira nti ndashaka kumenya icyo nzira. Arambwira ngo ngaho kinga dusenge. Ndikingira mbona turazamutse kuri ka gakeka narayeho neza. Arangije arambwira ngo pfukama, ndapfukama, zari inzozi nararutaga. Aransengera ngo Mana ya Aburahamu na Isaka na Isiraheli, menyesha uyu mwana icyo umushakaho. Uyu ni umwana wawe, niwe wamuhaye umugisha w'ubucuruzi, byari byaramuhiriye, arubaka, none ahageze dore n'ibyo afite byose birashize. Arazira iki? Ni kihe kibazo? Araceceka. Nagiye kumva numva inzu ndyamyemo iranyeganyeze, umutingi turaza, numva ikintu kinini ntamenye ubunini bwacyo kiryamye hejuru ya kakazu. Iri jwi riramuhamagara ngo yewe riya we, aritaba ngo karamu Uwiteka. Bwira Ndorimana Edouard ngo iki si igihe cyo kumuha amafaranga. Numva kuko usengerwa n'usenga ntibabumva bombi. Niyumvira njye nyine ni igihe cyo kugira ngo ankorere. Namurokoye jenoside kugira ngo ankorere. Imana imwibutsaho narokokeye n'utu episode nuko byagiye bigenda, bwa nyuma nuko yankuye mu mazi ikankiza, nkava muri paralize, nkava muri koma, maze nkaba ngeze none icyatumye ibyo byose bikora kwari kugira ngo nyigire ute nyikorere. None rero umubwire ngo si igihe cyo kumuha amafaranga, agomba kumuvuga butumwa, agomba kuzagira hakaba umushumba, azaba umuhanuzi uhanurira amahanga, azakoreshwa nanjye bikomeye. Isi yose izamumenya kubwo kubwiriza ubutumwa bwiza. Umva warning, umubwire ngo niba yanze kwemera kunkorera ngiye kumweza mu cyuri, kuko igihe cye kiraba kigize ute kirangiye. Ni njye Uwiteka ubivuze, amen. Eliya arambaza wumvishije? Tinumvishije. Ndakanguka, nashatse bacanira amatara ndahabura, ndakabakaba ndarindagira, mvuza induru. Umugore aravuga ati habaye iki? Ndamubwira nti ndose ibintu bitabaho, izo nzozi ntizizamvamo, kuko niwo munsi namenyeshejwe ubushake bw'iki bw'Imana. Uyu munsi iyo ntabimenya mba ndi mu karindagiza ko kwiruka inyuma y'abantu. Nukuri ndashaka gucuruza pe, ndashaka gukora ibi nibi. Imana ntiyangaga ko ducuruza, ariko priorite kwari gukorera Imana. Abantu bataza gutakaza ubucuruzi bwabo ni babanze bamenye ubushake bw'Imana, abari bwo bubanza, hanyuma hakurikira ubushake bwabo. Kuko ni umwanya nashinga alimentation nkayishyiramo abakozi, birashoboka ngakora n'uyu murimo. Uyu mwanya nabasha kugira ikintu nkora, nkagiha abandi, nkagiha abakigenzura, urugo rwanjye rukabaho, tukagira iterambere. Ariko icyabanje namaze kukimenya. Cyambere ni ukumenya ko uyu muhamagara ari w'Imana yashakaga. N'uyu mwanya nkuretse nkajya mu bindi nagira ibibazo. Mwari mubizi? Ubu nibeshye ngakingura iduka, ngakingura amangazini, nkajya kwicaramo nkagira niki? Ndi ndafatishije ibintu biciyemo. Imana yankubitiramo inkoni n'inshyi nyinshi ingarura muri wa murimo, kandi kagaruka ntagifite ahonye. Dore ibanga rero rimwe, iyo wamenye icyambere Imana igushakaho ukagikoreramo, Imana ikurekuriraho imigisha yose. Ni ryari tuzabimenya? Ni igihe tuzafata umwanya tukaba mu bihe byo gusenga, kuko iyo wasenze umenya umugambi w'Imana, iyo wasenze umenya ubushake bw'Imana kuri wowe. Amen, amen. Rero abantu bazakomera, abantu bazemera na bagapfukama bagatinda imbere y'Imana, amavi yabo bakayababaza, ariko bari imbere y'Imana, niyo bazakomera ejo hazaza. Ntabwo abakomeye none aribo bazakomera ejo, nta nubwo aboroshye aribo bazoroha ejo, ahubwo aboroshye none bapfukamye imbere y'Imana nibo bazakomera ejo hazaza. Kuko ejo hazaza ntihari mu maboko y'abantu, hari mu biganza by'Imana. Ahakomeye baririmba iterambere tuvuga ry'ejo hazaza, abazagerayo n'abari mu biganza by'iki by'Imana.
rero igituma dusenga icya mbere ni ukugira ngo tuneshe, icya kabiri ni ukugira ngo ejo hazaza hacu Imana ihareme. Dufite abapasiteri n'abapotere n'ababishopu benshi bakomeye bari bambaye ipantaro imwe, uyu munsi basimbura amakote, yewe akaba yambara rimwe ikote ntazongere no kuryambara. Ariko yakubwira itangira rye azakubwira ngo iyo ndasenga mba nararangiriye mu nzira. Ibanga ni ukugira ute? Gusenga. Yego, iyo wasenze Imana igutoza kuyubaha, kuko impamvu mwamenye ijambo ry'Imana kubaha Imana nuko mwaje gusenga. Udasenga ntarimenye. Niyo mpamvu iri jambo ari iryanyu, si iry'abandi, ni iryacu. Muri ubwo buryo rero gusenga ndakwinginga, kibi cya mbere urashaka gukomera, urashaka kubona Imana ihindura ibintu, urashaka kuva ku rwego ukajya ku rundi, urashaka utera intambwe ugatera intambwe ebyiri, ugatera eshanu, ugatera ijana, pfukama ku mavi wige gusenga. Amen. Wige kugira ute? Senga. Gusenga ni ikintu gikomeye. Imana yigeze ituma kubinenewe, irababwira ngo yemwe ndabarakariye ngiye kubarimbura, ndabica. Iyo nayanga kugenda bikomeye agenda kuna batwawe n'urufi. Ageze yarababurira ngo umwami atanga itegeko ryo kwiyiriza iminsi 3. Barihana, ihene zirahebe babazima ibyatsi, inka zirabira bazima ibyatsi, abana bararira, abanyina babima konsa, ibintu byose barabifunga. Baravuga ngo nitwirara Imana iraturimbura. Imana ibonye ko baciye bugufi kandi bihannye iminsi ngahe 3, Imana yibuza uburakari, ibagirira imbabazi. Imbabazi tubona zingana nuko natwe twahaye Imana imitima yacu. Amen. Rero ndashaka kuvuga gatoya. Hari umugabo bita Yabesi twasomye ngo yari afite icyubahiro muri bene se, kandi kabiri icyo cyubahiro cyaragaragaraga, ariko yari afite umubabaro w'imbere. Nongere kubabwira, ntabwo iyo tuvuze gusenga tuba tuvuze abashomeri. Nawe ufite akazi ugomba gusenga, niko bimeze. Ntabwo akazi kakubwira kwirara. Hari abantu dusengera bakabona akazi bakazagaruka karangiye, ati ndaje Imana imba kandi. Ntabwo ari ibyo. Ufite akazi ugomba gusenga, kadahari ugasenga, ibintu bihari ugasenga, byaba bidahari ukagira ute? Ugasenga. Kuko abantu benshi bazi ko amasengesho ngara y'abakene. Ntabwo ari byo, ni imyumvire itariyo. Gusenga kwacu kukwiriye kuba igitambo gihoraho mu maso y'iki? Y'Imana. Kandi mbibutse, nufata umwanya wo gusenga, nushake telefone yawe ujye uyireka, kuko niba hari ibirangaza bya mbere biriho ni telefone. Uzi ko umuntu ajya gusenga akajya muri touch, yafungura WhatsApp, yajya kuri Facebook, amasaha nagashira atari yasenga. Kandi ngafite iki? Masengesho. Akongera akakira abamuhamagara andi masaha 12 akarangira ntacyo amaze. Ibyiza niba ushaka gusenga, nubundi nta mugisha uri buze, senga nibwira uyifungure. Abagushatse bongere baguhamagare, niba ari mwagakiza baragushaka, niba nta nakarimo bagende. Uko twe tuzi ko ngo biragenda gutya, ntabwo bigenda uko tubitekereza, bigenda uko Imana ibitekereza. Amen. Muri ubwo buryo rero dufite amasengesho guherejo. Dufite amasengesho iminsi 7. Icya mbere kirimo nukongera kugirana ubusabane n'iki? N'Imana. Yabesi uyu mvuze yagiye imbere y'Imana afite icyubahiro muri bene se, arasenga, aravuga ngo Yabesi atakambira Imana ya Isiraheli ati cyambuka mu mugisha rwose, ukagura imbago yanjye, kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukandinda ibyago ntibigire ute? Ntibimbabaze. Ushobora kugira icyubahiro ariko ugahorana amakuba. Ninde wapfushije? Ni wowe. Ninde wahoze mu bitaro? Ni wowe.
ninde warwaye ni wowe, ninde warwaje ni wowe, ninde ugira ibibazo intambara zitarangira ni wowe, ninde ufite amakuba n'ingorane zitarangira ni wowe. Ujye utinya bene ibyo bintu. Icyambere usenge niba ari n'ukuboko kw'Imana gukurweho, kwe kugira ute, kwe kukubabaza, kuko hari abantu ukuboko kw'Imana kwababaje. None se mbabaze, ukuboko kw'Imana ndi kwababaje Yobu? Sibyo? Si Imana yatanze Yobu? Si Imana yavuze ngo satajyayo, genda utware ibye, utware abana, utware n'amashyo, utware ibyo atunze byose? Imana niyo yagize ute, yarambuye ukuboko kwayo. Ibyago bibabaza nde? Yobu. Reka mbabwire ingaruka zibamo. Uyu munsi tugira abanyamasengesho basenga by'ukuri, ariko bagira ibibazo bisa naho badakijijwe. Ninde warwanye n'umugabo? Niwe. Ninde warwanye n'umugore? Niwe. Ninde wagize ibibazo mu bana? Niwe. Ninde inzara irya buri munsi? Niwe. Ninde ugasanga hari ukuboko kukubabaza? Ninde upfusha amahirwe yaragiye kuyabona? Ni wowe. Ninde wamburwa akazi yarakabonye? Ni wowe. Ninde wamburwa amafaranga agasa na ahayira mu mufuka utobotse? Ni wowe. Ugasanga ari ukuboko kukubabaza. Dore ibanga kugira ngo uko kuba kugukire ni ukujya imbere y'Imana ukabisaba Imana. Amen. Ninde mugore usa neza ni runaka, ariko niwe wubatse urugo rubi, kandi mu by'ukuri ntacyo abuze, ntacyo akennye, ariko niwe ufite ibibazo mu rugo rwe. Ntabwo ukwiriye kwirukanka ahandi. Iga gupfukama winginga Imana igukiza ibyago, igukiza amakuba. Ukuboko kw'Imana kwe kugira ute, kwe kukubabaza. Amen. Reka mbabwire, uzi ko hari umuryango w'urupfusha bapfushije muri uyu mwaka, bapfushije mu kwezi gushize, bapfushije. Mbabaze, muratekereza ko ibyo bintu ari ibintu byo kuryama ugasinzira ukiyorosa? Ni bande bagira ibyago? Ni bande badashaka? Ni bande? Kandi Bibiliya iratubwira ngo buri mugore wese yaremewe umugabo, kandi buri mugabo wese yaremewe umugore, ariko ugasanga ntimujya mukora ubukwe, ntimujya ntaki. Muratekereza ko ari ibintu biba biri aho gusa? Gufata umwanya ugatamba igitambo cyo gusenga, ukabwira Imana ngo Mana, ntabwo ari twe tuzahora turira, ntabwo ari twe tuzahora dupfusha. Niba ari igikundiro ndagishaka, niba ari igitambo usaba ndagitamba, ariko ibyago bye kugira ute, bye kumbabaza. Abantu ubukene burasimburana, ugasanga ni karande y'ubukene, ni karande y'ubukene, ni karande y'ubukene, ni karande what? Abantu kuki utatera imbere, kuki utakira, kuki utakora ibyo wanyu batakoze, kuki utagera ku byo bene wanyu batagezeho? Iyo wasenze Imana irabikora. Amen. Amen. Impamvu mbibabwira ni iyi, abantu benshi ntibazi impamvu zo gusenga. Uyu Yabesi, icyambere yarababaye cyane, atakambira Imana mu bibazo bye yari afite. Ubuzima bwe burahinduka kubera ko yemeye kwinjira mu mugambi w'Imana. Dore ibanga rya mbere, iyi Imana ishaka kukwigisha, ikwigisha ko kurya ari ibitanga, ikwigisha ko kwambara ukaberwa ari ibikora, ikwigisha ABCD. None ishaka kugira ngo uyigane, hari ibintu yemera ko bikubabaza ariko ishaka kuyisanga. Amen. Reka mbaho urugero rwa bugufi. Hana muramuzi? Yarongoye nk'uko abandi bagore bose bashyingirwa bakagenda, ashaka urugo rwiza. Uriya bita ngo ni umugabo we Elukana, yari umukirisitu ukijijwe. Bucya mu gitondo babura umwana, kandi ari Imana igize ute ibikoze. Siko biri bivuga ngo kuko Uwiteka ari yaramuzibye. Urumva hari umupfumu ubikoze, hari umurozi ubikoze? Ni Uwiteka wari umuzibye iki? Inda. Arasenga, aringinga ngo bucye mu gitondo Elukana yinjiza nde? Penina. Murabyumva? Bari abakristo, buri mwaka bajyanaga ibitambishiro bari kumwe na Samweli, hari abandi batambye ariko Samweli yaje kuvuka nyuma. Ariko ikintu gikomeye, bari abakristo, ariko ibiri kuba hari umugambi w'Imana wari ubirimo. Icyambere, Imana yari ibuza abatambyi muri Isiraheli,
yari buza abahanuzi bazima muri Isiraheli, yemera kuzibahaninda mu ibanga, igenda kwizibura mu ibanga. Hano arasenga, Penina araza arinjira abyara karindwi abana. Reka mbabwire, ubu mfite abana, ariko niba hari ikintu kibabaza abamama, ni ukubona umugabo wawe ashaka undi mugore, we warananiwe kubyara, wa mugore bazanye akabyarira iruhande rwawe. Uzi ikintu hana cyamubabaje mu buzima? Penina yajyaga amubwira ijambo nk'iryo nawe ubwirwa, akamubwira ngo disi ujya gusenga nsubizwe, ujya gusenga nsubizwe. Icya kabiri akamubwira ngo ntabwo ubona ko ntwite, umbwirira Imana izampa umwana muzima, uyimbwirira izampa umwana muzima, ngewe simbashije kujyayo, uyimbwirire. Icya kabiri, rero dore nabyaye, ntabwo nari nabona umwanya wo kujya gushima, umbwirire ba bandi banjye, za nshuti zanjye ko nagize ute nabyaye, kuko nta telefone zariho. Ubibwirwa arimo arashinyagurirwa, niwe mugore w'isezerano, niwe winjiye muri urwo rugo, arasenga. Umunsi umwe ahindura isengesho, aravuga ngo narasenze ntiwanyumva, noneho nshyizeho umuhigo, uyu mwana naramuka avutse wampaye, ntakitwe uwanjye, azabe wawe, azabe uwatambiwe Uwiteka uyu mwana rwose. Ngo akajya asenga atyo buri munsi, agenda yinginga, akajya mu materaniro, akajya imbere y'abahanuzi, akajya imbere ya pasiteri bita Eri, akavuga, agasengesha umutima, agasengesha ibitekerezo, agasengesha imigambi, agasengesha imihigo, akavuga ngo Mana ntakitwe uwanjye, uzamumbe n'ukuri azaba uwawe, kuko Imana ari ikeneye umucunguzi muri Isiraheli. Ngo umunsi umwe ari imbere y'Imana asenga, aramwitegereza, haravuga ati ariko wa mugore we, amasengesho umaze iminsi usenga, ko mbona usa n'uwasinze, waretse isindwa ryawe, waretse kuzinduka mu nkera. Aramubwira ati papa ntabwo nasinze, umubabaro undi mu mutima niwe untera gutuma senga. Aramubwira ni umubabaro, nta gahinda ufite, none Imana ya Isiraheli guha icyo umutima wawe usaba. Ngo arataha, ageze ku meza arafungura ararya, amaze kurya abwira umugabo ngo tugende, uyu munsi Imana irambike umutima wanjye ugira ute usaba. Arasama, arabyara, abyara umwana bita nde? Samweli. Reka mbabwire ikintu gitangaje, mwari mwasoma abana ba Penina, mwatubwira amazina yabo? Yitwa nde? Girugashi, inde Nadina, Geregori, hari uwo mwuzi? Impamvu iyo Hana adasenga ngo agerekeho n'umuhigo, abana ba Penina bari kwima ingoma iteka. Ni ryari uzakira ibyo bintu byimye ku buzima bwawe, bidahinduka, bitavaho, bitarangira, bidakurwaho? Ni ryari? Ni igihe uzemera kuba igitambo cy'amasengesho usenga, kabiri ukagerekaho n'umuhigo. Nubwo duhiga ntitubihiguri, bamwe baravuga ngo nitugira gutya Imana, nitugira gutya natwe tuzagira gutya. Yabikora reka da. Bamwe baravuze ngo bazakorera Imana, yarabikoze, ariko gukorera Imana barabyanze. Bandi baravuga ngo tuzahigura ibi n'ibi. Benshi bazi guhiga, ariko guhigura ntawe, ni bake bahigura, ni bake cyane. Dore ikintu rero Imana ibishaka ko tugirana ubusabane, ariko tukamenya kwiga, kumenya ko kuzamuka kwacu kuva imbere y'Imana, gukomera kwacu kuva imbere y'Imana, kororoka kwacu biva imbere y'Imana, intambwe dutera zose ziva imbere y'Imana, aho tuzagera hose bizangana n'uburyo twabaye igitambo mu maso y'Imana. Amen. Uyu muhigo rero ni urufunguzo rwa kabiri Imana igikoreramo. Nubona hari ibintu wasengeye bikanga, uzashyireho n'umuhigo. Amen. Jya uvuga ngo Mana nunamba, hari benshi bagiye bambwira ngo pastor dusengere, Mana niduha akazi tuzatanga imishahara yacu ya mbere. Barakabonye, ariko imishahara twarayitegereje twarayibuze. Niko bigenda. Asigara barati
400 nyaterure yose ayirabizi ko nayabonye bingoye niko bigenda ariko umuhanga uzi kumenya imikorere y'Imana iyo ahize ara impamvu iyo uhiguye Imana izana ibyari inyuma byose iyo wanze guhigurugumana bya bindi byonyine iyo wahize nuhigure Imana ikurekera bwa busa wahize ariko inyuma ya bya bindi igafunga imiryango hanyuma iyo uhiguye Imana igukingurira imiryango y'ububiko bwayo nimuhiga mujye mugira ute mujye muhigura amen haleluya haleluya rero Penina yari mubi kuri hano ariko asenze Imana imukiza Penina haleluya uzi witonde muri ya masengesho tugiye gusenga utekereze neza bwira Imana ngo Mana ndashaka tugirana ubusabane uyu mwaka umbere umwaka w'amashimwe uyu mwaka ntugusige nkuko undi wagusize uyu mwaka ntuzakubere nkuko undi wakubereye ntuzawusoze gutyo oya gira intego muri wowe uvuge ngo Mana ndashaka gutangirana n'aya mezi y'ukwa mbere n'ukwa kabiri nsenga kandi nimbiga n'imihigo ndashaka kuyihigura icya kane amusore icya gatatu kijya gikingura imiryango ndashaka kukivugaho ngasoza ntabwo ntinda kubiba imbuto iyo Imana itubwira kubiba imbuto ukwiriye kwiga gutanga kwiga gutanga ugatanga umwambaro ukazasarura umwambaro ukabiba amafaranga ukazasarura amafaranga icyo ubibye nicyo ugira ute usarura rimwe na rimwe hari igihe tubaza Imana n'ibyo tutayihaye jya wiga kubiba ubu umubibyi mwiza ubibe ahagaragara n'ahatagaragara ubibe umubibyi kuko iyo ubibye ugira ute urasarura hari igihe umuntu avuga ngo nge sinabiba ngo hariya mwarura rusengero se nabonye ari ahantu hari cheap wana ntabwo natanga miliyoni 5 zanjye ikibazo ni kimwe iyo ushatse kujya kubibaha abandi babibye yawe ntigaragara imbuto yawe ntigaragara jya ubiba mu murima mushya jya ubiba mu murima abandi batujuje mu imbuto zabo amen muzi icyo nshatse kubabwira abakire bahana amamodoka abakire baragurizanya abakire bahana na kado abakire bahana na mafete ya buri munsi muzarebe ibirori by'abakire bihoraho ariko se ninde witaye ku mukene biragoye kugira ngo umukire aza guhe wowe utagira na bodaboda guha imodoka y'ingo ngo haye imodoka ariko abenshi bazi guha bareshya nabo reka nyimuhe nanjye azayingarurira reka muha amafaranga nanjye azayamba reka nishyurire umwana we ishuri nanjye azandihira ntabwo ari byo jya wiga kubiba mu murima urimo ubusa abandi batagize ute batabibyemo icyo uzabiba nicyo rero hari ibintu dushaka ko abakristo tudashaka kwiga ngo tumenye ariko natwe nitutamenya hari urwego tutazageraho ariko iyo twarwize neza hari aho tuva hari naho tugera urashaka kwimuka iga buri kimwe cyose ikintu gikomeye cya kane mvuze nako cya gatatu kubiba imbuto amen gurira abantu imyambaro niba ufite uburyo gaburira abantu niba ufite uburyo ita ku bantu b'Imana niba ufite uburyo kuko icyo biba nicyo uzagira ute nicyo uzasarura icya kane nihute nsoze kwemera guhangana n'ibibazo ibyiza kwemera guhangana n'ibibazo hari abantu batinya ibibazo hano hari ibibazo ndagiye n'urugo rwawe uzaruta nuko uzanaruta n'abana uzabataga n'umugore uzamuta n'umugabo uzamuta umuhanga wo kumenya kugera ku ntsinzi yemera guhangana n'iki ibibazo ibitari gushoboka none ejo bizashoboka ibitari kwemera none ejo bizemera ibitari byaboneka ejo bizaboneka ibitari byaba ejo bizaba amahirwe adahari ejo azaboneka ibintu byose wiga kwemera guhangana n'iki n'ibibazo ndabyibuka igihe cyatambutse hari abantu bajyaga bumva amakuru y'ubuhanuzi bubi bagahunga igihugu cyacu ngo u Rwanda rufite ibibazo ukagira ngo Uganda agiye nta bibazo bigibayo
yagera Kenya agasangaho hari ibindi n'amabandi araryamye akamukubita akagaruka nta n'icyo afite. Isambu yarayitanze, buri kimwe cyose yaragitanze, ngahunza ibibazo by'u Rwanda. Ntabwo mwagiye mubumva ngo turabizi ko mu Rwanda nta mahoro, ahandi hari amahoro ni heza. Undi ugasanga afite itorero ngo ariko mu rwo rusengero hari ibibazo. Nta rusengero rutabamwe ibibazo. Burya urusengero rwose rugira ibibazo. Ubu ndi turubaka dufite ibibazo by'uko tutari twubaka urusengero, ariko nabubatse bafite ibibazo. Hari intambara zabo, ntibafite urwo kubaka bararurangije, ariko bafite urw'ibindi. Amen. Ibyo bibaho mu rusengero. Wemera kwiga guhangana n'ibyo bibazo bihari. Icyanyuma, umuryango we n'ibindi murabiza umuryango ugeze. Abagore n'abagabo baratemanye kubera ibibazo. Umwe aratundi, aratabana, aratumugora, aratumugabo. Intambara ni zose ngo ibibazo umuhanga wo kugira ngo abane n'Imana azagere ku ntsinzi y'Imana ivuga, yemera guhangana n'iki? Twebwe tubivuga twarashonje, twagize ibibazo byinshi, ariko tubona iki? Tubona Imana. Dufite amasengesho rero, kandi nge nta kindi nzavuga cyane, ni amasengesho, kuko ibyo ndashoboye mu masengesho Imana izabikora. Intege nke zanjye mu masengesho Imana izampa imbaraga. Ibanga mwige gusenga. 2 mwige guhiga imihigo. 3 mwige kubiba imbuto. 4 mwige guhangana n'iki? Ibibazo. Amasengesho tuyakore, tuyabemo, Imana izatugirira neza. Imana ibaha umugisha. Gahunda yacu igeze ku musozo. Ndagira ngo dusengane. Ubwire Imana ngo muri aya masengesho azatangira ejo, umpe imbaraga, umpe gusenga kandi nyakore neza. 2 unyemerere Mana nishyiraho n'umuhigo uzanshoboze guhigura. 3 ungire umubibyi mwiza ubasha kubiba imbuto mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye. 4 unyigishe guhangana n'ibibazo ntabihunze, kuko umuhanga wo gusenga ntahunga urugamba, ahubwo akirana narwo kugera atsinze. Amen. Kubera umwanya tugiye gusenga. Ibibazo byawe uzabivamo, humura. Intambara urwana none uzazitsinda, amakuba ucamo uzayatsinda, ariko hari principe zo gukoreraho. Imana ibaha umugisha. Muhaguruke dusenga Imana. Mu gihe cyo gusenga, amasengesho ya agera kure cyane, atambuka n'inyenyeri. Umutima umuntu ujya imbere y'Imana yera, ugakoma ngurugi ushaka kureba Imana. Umutima umuntu ujya imbere y'Imana yera, ugakoma ngurugi ushaka kureba Imana. Zamura ikiganza cyawe usubire mu iri sengesho, vuga ngo Mwami Yesu, ndi imbere yawe, niho nkirira, niho mbonera ihumure. Nshoboza gusenga, ntamba igitambo cy'amasengesho. Mana umpe imbaraga muri iyi minsi 7 igiye gutangira. Uzavugane nanjye cyane, kandi rizabitangira ryo kuva ku rwego ngera ku rundi. Unshoboze guhigura imihigo nzahiga niyo nahize. Unshoboze guhigura imihigo nahize niyo nzahiga. Kandi nk'uko wagiriye neza Hana, nanjye ndakwizeye. Unshoboze kubiba, mbe umubibyi mwiza, mbe nka Tabita wabibye kubohera abapfakaza imyambaro n'imfubyi, asaruramo kuzurwa ku munsi yarapfuyeho. Kandi umbe kubiba ibyo mfite byose, kugira ngo nzabashe gusarura byinshi. Uyu munsi
umbe kwiga guhangana n'ibibazo bihari kugira ngo mbashe kwishima mu minsi y'umubabaro wanjye, kandi by'insinda none niteguye kubitsinda, niteguye kubitsinda. Uru rugamba ndi kurwana hamwe no gusenga, hamwe no guhiga imihigo, hamwe no kubiba imbuto, hamwe no guhangana nabyo, nzatsinda mu izina rya Yesu. Urakoze kungiriye neza, urakoze kuzanshoboza aya masengesho nkayakora uko bikwiriye. Nzatanga ubuhamya bw'ibyo wankoreye muri aya masengesho y'iminsi 7. Urakoze kumpaye umugisha mu izina rya Kristo Yesu, amen. Reka dukomere Imana yacu amashyi. Imana ibagirire neza.